kurota wowe ubwawe wibonaho the stranger marks, ikimenyetso abantu bashobora kuryama. Ubwo nuko mukareka tujye nangiye kusa nk'abinjira ahandi hantu. Ni nko kurota wibonaho ikimenyetso utari usanga ku mubiri wawe, atatiwaje ukabona urumenyetso, cyangwa se ukarota ubona gukasa umubiri, cyangwa ukarota ubona bagize igikomere ku kuboko. Hariho n'ababyuka bagasanga bafite n'ibikomere ariko burya cyanyabyo kandi yaryamye ntacyo afite, ukibaza mu mubiri bwe hama inzembe. aba nabazima ntabwo wari ubizi se kabiba. Imana irangije ngo Yosefu nawe ararota ahungana umwana na nyina kuko Herode ashaka umwica kubera inzozi. Mwumva sanzozo abantu bajya bapinga bavuga ibintu batumva kandi no kutabenga Mariya byavuye mu nzozi. Ibyo rero ni naho abadayimoni abarozi bazimya, bavuga ngo yazimye ryari. Yego, nk'urugero mu bahanzi wenda kuko igisate abantu bagikurikira cyane, iyo yaramaze iminsi ari on top avugwa cyane, uwo ni wa musitari twavugaga, yajya ari igihe agaceceka baravuga ngo yarazimye, no kuvuga ko yanyenyereye itakibonesha. Noneho iyo bibye ni wa muntu buri gihe unyurana n'amahirwe yiwe. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta, ubuzima buhinduke nabo bahindurwa abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2, aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana. Aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa, aramubwira ati bagiye kumutwarira abana, mbigenze gute? Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Undi aramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing, I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse, ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura, byose bigenda neza. Icyo ufite, icyo ushoboye, icyo ubasha gukora, bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe, icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera yo kubakira amateka. Naho rero havuye ubusobanuro amavuta akandagira amateka, ubwiza bwawe, ukusa, ukureshya, icyo ushoboye, icyo ukora, uko ubigenza, aho uvuka, aho ukomoka, ibyo wita bisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen. Ni ku Bumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Niho nguhaye ikaze wowe utureba aho uherereye hose mu bice bitandukanye by'isi, upfa kuba wumva ukanavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Imana iguhe umugisha cyane. Amazina yanjye nitwa Jerry, nkuko bisanzwe ngarukanye na Pasiteri Ntambabazi. Yesu ashimwe Pasiteri. Yesu ahimbazwe cyane. Umeze neza. Umugisha. Yego, urakoze cyane, ni byiza cyane. Nishimiye kongera kuba turi kumwe. Imana yakoze kuturemera ibindi bihe byiza kugira ngo tubashe kuganira, biba ari byiza cyane. Turagaruka mu nzozi uyu munsi kugira ngo durushe kugira ibyo dusobanukirwa, tubisobanukirwe kurushaho. Mu munsi w'ejo twari ku kiganiro kitoroshye, cyari kiryoshye ariko kirimo ubumenyi bwinshi. Twasobanukiwe imyuka itugenza, dusobanukirwa n'imbaraga ziri mu guhisha no zo kugira ibanga. Buri gihe duhora tubivuga, ariko uyu munsi ngarutse mu nzozi. Ariko mbere y'uko njya mu nzozi ngo nkubaze ibibazo mfite mushumba, hari ibintu nkunda kumva cyane, ngo inyenyeri. Inyenyeri uyihuza gute n'ubuzima? Ese inyenyeri bisobanuye iki? Bihurira hehe n'ubuzima mushumba? Urakoze cyane. Yenda nubwo ntazi ikibazo cyo gukurikiraho, kuko nashakaga kumva, njya numva ngo inyenyeri ngo bayitwaye, inyenyeri barayibye, ngo barayizimije, ngo atwikiriye. Ubundi buri gihe iyo dusomye ijambo ry'Imana, burya n'inyenyeri zaka ku manywa. Duhera kuri Yesu Kristo ubwe akimara kuvuka,
abantu bareba ubumenyi bw'ikirere babonye inyenyeri babona ko hari ibintu bidasanzwe. Yego. Baravuga bati yose bati hari umwami wavutse utandukanye n'abandi. Urumva kumenya ko hari umwami wavutse babirebeye ku nyenyeri. Ntaho babwiye. So nuvuga ngo buri gihe kandi irabayobora ngo ariko bagiye guca kwa Herode ko Herode ashaka kuzica umwana wabo nta gahunda bari bafite ati ntabwo umwami yavuka ati wanasanga yavukiye no ku wundi mwami ko bari bazi umwami abyara undi ariko ntibari baneze ngo ni umwami wuhe ariko bitwaza ibintu bitatu icyome n'ishangi n'izahabu bagomba gutura umwami. Noneho ngo baciye kwa Herode ya nyenyeri irongera irazima kuko inyenyeri yagomba kubagezaho Yesu Kristo ari neza i Betelehemu. Uyu munsi ni muri Palestine kandi baravuye iburasirazuba baza bakurikiye inyenyeri. So muri make rero bageze kwa Herode inyenyeri ihita ibura. Bavuye kwa Herode ngo baza ati ntago mbizi ntago nzi umwami wavutse ntago tubizi umva nta makuru afite ati noneho bashaka abahanuzi n'abahanga bajya mu bitabo batiranga birashoboka bigaragara ko agomba kuvukira i Betelehemu bo bajya mu bitabo baracukumbura ariko ntibari bazi press yaherereye kuko baza kumenya ngo ngarabaryarya ahubwo ati nimugende mu muramye nimuraza nanjye mu mbwira hari ngende muramye ariko byari uburyagira ngo bajye kumwica yashaka ngo bagezeyo baramubona nyeri hagara neza hose yararyamye baramuramya batanga izahabu icyome n'ishangi barangije amatura atatakomeye ahabwa abatware ngo maze mu nzozi zanzozi Imana ibaburiza gusubira kwa Herode baca mu yindi nzira ariko Imana ntiyababwira impamvu yabujije. Imana irangije ngo Yosefu nawe ararota ahungana umwana na nyina kuko Herode ashaka kumwica kubera inzozi. Mwumva zanzozi abantu bajya bapinga bavuga ibintu batumva kandi no kutabenga Mariya byavuye mu nzozi yararose yarabwa ati ntutinye. So urumva no arahunga no ngo Herode abona ko bamutengushye aravuga ati okay ubwo ngiye kubara iminsi bamaze ngo ahera ku mwana w'umunsi umwe agera ku 2 bose ararambika kumbe inzozi zaramubure yaragiye cyane bavuga ati reka mpitana ati ubwo uwo nawe araza gupfiramo sinamumenye. Urumva ko inyenyeri isobanura umucyo umurikira ubuzima bw'umuntu akagera ku cy'Imana yamugeneye kugeraho destination. Bituma ni kwa kuno umuntu agakora akagera ku cy'Imana ashatse kumugezaho. So rero inyenyeri y'abapfumu n'abarozi bajya bayikoresha mu kuzimya ubuzima bw'undi muntu. None se y'umuntu yari umuhanzi atagaragara yamaze kumenyekana mwita iki icyamamare irindi jambo mu cyongereza star inyenyeri shining hari imbere kuri kuruhimbe nyine abantu kwifuza kumukoraho kandi yavutse nk'izindi mpinja nkuko rero gusobanuriraga nkubwira ngo inyenyeri ifite kwihura n'ubuzima. Ibyo rero ni naho abadayimoni abarozi bazimya bavuga ngo yazimye ryari. Nk'urugero mu bahanzi wenda kuko igisate abantu bagikurikira cyane iyo yaramaze iminsi ari on top avugwa cyane uwo ni wa musitari twavugaga yajya igihe agaceceka baravuga ngo yarazimye kuvuga ko yanyenyereye itakibonesha. Noneho iyo bibye ni wa muntu buri gihe unyurana n'amahirwe yiwe hakaba nitwikiriye we ni wa muntu ujya kugera ku kintu kizimara akabura ahantu kiherereye. So niyo mpamvu rero tuvuga ngo ni inyenyeri isobanura ubuzima. Ikindi ni destination y'umuntu cyangwa icyerekezo cy'umuntu. Icya gatatu twabwiye ngo nahazaza hiwe. Burya rero iyo urumuri ruzimye ntabwo ubona imbere yawe mu by'ukuri. So niyo mpamvu dusobanura inyenyeri tugiye kureba koko zanzozi wasobanuraga umuntu arota bikerekana ko bamwibye amahirwe cyangwa batwikiriye amahirwe ye cyangwa bayajimije. Ukanaka yagize gute yarazimye n'uwigeze kwaka ariko arazima ariho n'utaratse abafite inyenyeri abafite ubuzima bwabonesha ko buriya akenshi ku babyeyi badukurikiye nubwo cano njashima Imana mbona kuva mu myaka 17 baratureba hakaba n'urubyiruko ruturebanye n'abantu benshi cyane ariko niryara umubyeyi ashobora kuba we inyenyeri yararwanye nawe ntizime ariko kubera ko kubaho k'umuntu akenshi ubuzima bukomereza kuba wabyaye inyenyeri bakayizimya iyawe ikaka ariko iy'abana bawe kuko niyo mahirwe yacigaranye ubundi iyo umaze kubyara already nta n'ibindi ugikeneye buryo
ni ukubarera bagakura nabo bakazakwibuka n'ubundi ubusanga igisekuru kikaba ikindi umubyeyi icyo yifuza cyose n'icyo akora n'icyo aharanira ni ukugira ngo abana bagire ariko wa mwana ukamushoraho ibintu byose ariko bikanga aho kuzana diporome akazana umwana utamutumye yego aho kuzana amanota akazana urumogi utigeze unywa mu akajya buzima mu businzi akajya ubwo urazimye n'uwa warazimye harimo gupfakara harimo gupfusha harimo gukenyuka harimo kwamburwa ubuzima harimo za cyamunara muri make ni ibintu byose bituma utongera gushayininga ukazima yego ndagukurikiye telefone ukayimarana iminsi 3 n'umuntu uguhamagara kandi uyifite biba kandi igihe wakaga zaracicikanaga ukabura n'iyo witaba n'iyo ureka ukajya uti nditaba y'umwuka mpaye kwitaba ukibaza undi wese n'ibibazo bigaragara kandi abo tubwira barabizi amahirwe yarazima umukobwa mwiza umusore mwiza umugabo mwiza diplome nziza ariko nta kamaro nta gaciro wabaye uwa mbere ugira distinction ariko wabonye ya nyuma ukagenda akakuyobora ukumirwa nibyo tugira ngo dusobanukirwe ukabona perimi wamara kuyibona ikahara mu mufuka ukabona n'uyikubaza ibi nibyo twiberamo ibi ariko ntabwo abantu babyumva bakashaka kwigira nko batabibona ariko nabwo ko bitangira biri mu mwuka bikarangira bibabaza umubiri sinakubwiye ubushize ubwo duherukana umushuti wanjye inyenyeri yazimijwe n'umuryango kubera iki barashaka ko aguma mu rugo ahora abagira ari umukozi wabo wo mu rugo bafite perimi ayimaranye imyaka 13 bafite connection nziza ntibamuhuza n'umugisha reka da ntabwo bishobora kubera ko aratwikiriye kandi ikindi n'abandi bantu bayizimya ku bushake kuko babona bafasha gukora ibyabo ati nitumurekura ibyacu birapfa tukatumushyiraho umwuka wo kuba umuja muri uru rugo tumubuze amahirwe tumubuze kugaragara ibi mvuga barimwo baranyumva nanjye ndakumva cyane reka ushobora kujya muri ofisi y'ahantu haza misiyo bakayikwima kuko nuramuka ugiye shobuja ntaza kubona raporo ikomeye ntabwo twarekura uno muntu niwe udukorera raporo kampani yapfa ariko barakugumanye ku nyungu zabo ntabwo ari izawe kuko izazindi zawe ni uko ari kugenda ukabona umugisha ntibashaka araguma aho ngaho nyine ntabwo uri kubyumva ariko ni kubyumva barayitwikiriye cyane jewe arashoboye ariko nava ibintu nitumurekura ni inyungu zabo kuko bikora ibyabo neza hari ikigo kimwe nzi ntashaka kuvuga iyo wakoraga uwo murimo ugashaka bahita bakwirukana ubwo baba bashaka ubakorere na za mbaraga zawe zose nyine y'urongoye cyangwa bahita bakwirukana muri uwo mwanya bavuga ati imbaraga zicitsemo kabiri ntumbaze nshatse nawe byumvishire mu bwonko ntumbaze ibintu jewe nyine barabizi ni ibigo bimwe barabizi ibyo ntashaka kuvuga bagati rero uhangaha ubwo usanye umugabo cyangwa uzanye umugore imirimo yagize gute irahagaze rero n'abantu matrice abagore ntago bemerwa cyangwa abagabo barabyibuka ariko ndabyibuka abasore bimwe kandi tuzi ko kubaka ari ingirakamaro so hari abantu rero babona ko ufite imbaraga zo gukora bakavuga tuno muntu nitumurekura tukamujyana kure twe turaza guhomba inyungu zacu ese koko nkubaza ikibazo kimwe bagusigaranye ku neza yawe cyangwa ku neza yabo ninde urimo uzamuka nibo wowe urimo uragira gute uradindira urimo uracurama uzashiduka bitagikunze uyu munsi mwawe ukorera amaperimi hatarajyaho za robot nibwo zigikwiriye hose ubu hoze gushaka kuyishaka asiga ko arwana na za robo kandi ziriya zo akakosa gato zirareba ubundi ahandi bashobora no guhumbya ati ikatugerageza ikoranabuhanga ntirigerageza so urabona rero ko abantu bagenda bazima ndakumva razimye hari ubwo atariko giye ubundi ndi kumva n'ubundi ati ubwo bizaca Imana niko yabigennye n'ubundi wacu nibyo ntato akamera gutyo so rero hari inzozi zibigaragaza arizo wahereyeho tuganira kandi tuvuga dukomeye nuvuga ngo ku kintu cyerekana yuko wowe ubwawe ushobora kuba urimo wibwa inyenyeri yawe igenda izima ukibwa amahirwe cyangwa zibwa icyambere nuko uzarota ubona umeze nk'umucakara mu nzu kandi washaka gutabara ntumubone bakugira hakwihorera ukurota uri mu nzu umeze umucakara ukoreshwa ibintu bitandukanye cyo ni cyambere yego cyo wacyumvise cyumva cyane
kurota uri mu nzu umeze nk'umucakara uri umucakara sinzi niba abantu bashobora kumva umucakara slave ubwo no gukoreshwa imirimo y'agahato y'uburetwa kandi iyo ariyo yose idatoranye ukabona nta musaruro icya kabiri kugira ngo twihutishe cyane ni ukurota wowe ubwawe wibonaho the stranger marks ikimenyetso abantu bashobora kuryama ubwo ni ukanguka nangiye kusa nk'abinjira ahandi hantu ni nko kurota wibonaho ikimenyetso utari usanga ku mubiri wawe nka tatuwaje ukabona urumenyetso cyangwa se ukarota ubona gukasa umubiri cyangwa ukarota ubona wagize igikomere ku kuboko hariho n'ababyuka bagasanga bafite n'ibikomere ariko burya bya nyabyo kandi yaryamye ntacyo afite ukibaza mu buriri bwe hama inzembe aba ni abazima ntabwo wari ubizi se kabibaho cyane ubwa mbere ubyumvise uracyari muto ubu umuntu akabyuka bamukase neza n'urwembe ese barya abantu barota bahinga ubundi ugira ngo bibaviramo aho agasanga afite indasago ku mubiri nta n'inzara agira ngo uri inzara nta muntu barananyengaramo ry'inzara nta n'urwembe yararanye mu mufuka ariko ugasanga yikase yacitse ibisebe ahubwo hari ikintu kigeze kumbaho nicaye byagenze bitera hari ukuntu umuntu aba afite inzara gutya ariko noneho wagira urabona ko zisa neza wabyuka mu gitondo ugasanga zirimo umwanda biba byagenze bite utakarabye ukishima burya abantu bose barara badakarabye bagomba kubyukana uwo mwanda uko byamera kose ubundi mu buzima bwiza nuko turi abakene cyangwa tubura umwanya bagombye kurara ukoze ibintu bitatu bagombye kurara uvuye muri gahunda hariya kwitunganya gukaraba no kwiborosa nisiga aho rero twavuga max ni ikimenyetso nka kashe mu ruhanga se kwibonaho ikindi kintu mu nzozi ukabyibonaho ariko ntibinagutungure ko ushobora kubyuha ugasanga wavuye amaraso kandi ntibikomerekeje nta rwembe nta n'inzara ufite nta n'ikinamba ufite cyane ikimenyetso kikwereka ko inyenyeri yawe iri gutwikirwa Imana iramubwira ngo atasiyo tonde haguruka usenga yitatu kubituwe mwuka mubi ikindi kintu giteye ubwoba ni ukurota ubona ushaje mu nzozi ukibona uri umusaza nk'ubu ugasanga bitera ku gakoni yari nkanyari yara hari amapurikasiyo bajya bashyira muri telefone agushyira ku myaka iyo ari yo yose ushatse wakwigira akabebe akagahinja 15 noneho hari n'ukuntu ugenda ukayigeza mu myaka 170 ugahita ubona isura yawe uri gusa ni ukuvuga ngo noneho mu nzozi ni ukwibona ushaje kuruta imyaka usanga nkweye current age yego bakohereje ibikurangiza cyane cyane urupfu ruje ruvuduka kuko burya hari imyaka ugeramo ukaba ugomba gupfa byanga byakunda turavuga ariko mu minsi mike bazabumva amavideo yacu natwe kubera ibyo bisanzwe icyo rero kwibona muri ubwo buryo urabyumva noneho bitandukanye no kwibona urakana kandi uri mukuru harabazirota rego nabyo ni ikindi kibazo ndi kubyumva mushoma baza ku myaka yanjye nka 40 nkibona ndimo nkambakamba n'umwana cyangwa ndi muri primaire cyaba ari ikibazo icyo nacyo ni ikibazo gikomeye cyane turota cyane buriya tumba kumenya kurota usambana ninjoro cyo n'ikindi tasiyo nacyo gihuzwa n'inyenyeri iragiye se ni arisiga ese n'usambana nande karaba daimoni ba ninjoro subwo wasambana na shitani n'abantu bapfuye ukagira ngo ufite ubuzima bikaza mu mubiri muri real life bene abantu bakunze kurota basambana ntabwo banashaka ntibagira n'iterambere babyukana umunabi bagira ubuzima bagira urugo rubi ibintu byinshi bashaka kuvuga barabyumva uri muri ubwo rugo ruzima rwawe rukwiriye hanyuma mbone ute cyane kugira ngo turebe ikindi ni ukubona uziritse nk'iminyururu ukaguru cyangwa umugozi ku kaguru cyangwa ku maboko ibyo nanjye nakisobanura numva nyine iyo uziritse nta ntambwe n'imwe utera gumaho no kurota bihanagura icyuya n'ikigushireho ukihanagura ukajya ubona uratutubikanye kandi ni mu nzozi ngo baragusebeje urapfuye
wihanagura wikuba ariko ni mu nzozi turi n'ubundi aho ngaho. harabavuga ngo kubona umuntu ari muri dusha koga ngo akantu kataje koga ngo n'ukwezwa wapi kubona uri mukaraba ntibishire kimwe na wa muntu ujya hahandi akagerageza oya wapi ntibirangire ugakomeza ugakanga kukiri muri kwa sugumwe cyangwa muri toilet aho ngaho byose arabwira ngo fofera attention uri muri ibintu byawe. Ariko inzozi ziko ziba zihishemo ubwiru bwinshi umuntu aba akwiriye kumenya cyane n'ubwiru bukomeye ahubwo abakurikira umwe bw'abera bagize amahirwe ubwiru bukomeye kuko harimo ibintu ngenda numva nkumva byari mu gicupa utandukanye na wa muntu urotarya shikarete ntive mu kanwa yayikurura ntishire murya n'ibyaha ariko kubona uri kuri toilette wituma ntibirangire ikindi cyaha cyangwa bajya kuhakandagira ugasanga babuze aho kandagira hameze ukuntu cyakora tugwa mu ngo byose ni inzozi zikwereka ngo fofera attention nashaka kubwira abantu ibintu bikomeye babyumva kandi bantega amatwi. Imwe muri iyo ngiyo igaragaza ko urimo wibwa ahazaza hawe ukwiye kuba maso ugasenga Imana. Ikindi nakubwira ni nyinshi ntabwo nazirangiza kurota uri muribwa n'inyamaswa mbi cyangwa irimo kwica bw'inyamaswa nishaka bari n'intozi n'ishishi niba zijyana simbizi uhereye ku bintu biryana ukababara bikakuruma wenyine aho ngaho menya ariko ni mu nzozi yuko uri mugorwa. Icyanyuma ni ukubona urimo uva amaraso umubiri wawe nubwo waba ari ya gahunda y'abadamu ya periode ukarota birimo bikubaho kandi uzi ko atari igihe ni mu nzozi amenya ngo fofera attention inyenyeri yawe iragiye. Ibyo navugaga mushumba hari ukuntu umuntu arota ibintu akabihuza n'ubuzima busanzwe avuga ati buriya se ko ari bisanzwe bibaho. Kimwe na wa muntu w'umugabo ushobora kuryama akumva yiroteyeho yakanguka ntabibone kandi mu nzozi byagize gute byabaye ntiyarosa asambana ariko yaryama kumva igikorwa kirarangiye atabizi ariko yakureba agasanga nta cyabaye bitandukanye n'ubibona akabona byabaye biriya byo bisi depend bishobora guterwa no ku mubiri wuzuye ukagira ukundi kimwe no ujya mu mihango nta kibazo kubona rero urota uri mu mihango kandi utayirimo na wa muntu urota ibyo bintu. Ikindi kibi cyane giterwa kuri kwibwa ni ukubona wonse umwana utazi aho avuye utazi ni wabo ushobora kuba uri umukobwa cyangwa uri umubyeyi n'abagabo barajya barota bonsa kandi batagira herega ibintu ubwo n'abagabo barabirota si bazabikwandikira muri comment tukabireba se. Ejo bundi warambwiye ngo kurota umwuga baratwita da mu nzozi nibyo ngibyo nyine yaravuze ngo bazatwita inda y'icyuka babyara inda y'ikinyoma babyara icyuka gusa. Nibyo ndi kukubwira nyine ko inzozi zihishemo ubwiru bukomeye ariko busobanuwe n'abantu babigeni babishinzwe numva mvuze nyinshi cyane. Ikindi kubona umuntu aguseriva wareba ugasanga nta kintu kirimo yaguhaye ubusa envelope irimo ubusa. Ikindi guhagarara utegereje umuntu ugakanga kutamubonye ni ikimenyetso cyerekana ko ibyo utegereje bidahari inyenyeri iri kwibwa. Hagaze mu murongo utaro zari zikwiye byari bikwiye ibi bintu bagomba kubicyumva. Ikintu bita inyenyeri ikimenyetso kiri fiziko ikimenyetso gifatika kigaragara ni ukujya mu nzu ugiye gushaka ikintu ukakibagirwa ugahagarara ukibaza ikintu cyakujyanyeyo ugasubirayo harabahambwa cyangwa ugatora telefone ugiye gutelefona umuntu ukibagirwa ugiye guhamagara. Yego mu buryo bugaragara noneho ibi ntabwo ari inzozi ukibagirwa umuntu. Ikindi kumva hari amajwi akuri inyuma burya ari umuntu ushobora kumva ikintu akumva imodoka igiye kumugonga kandi ntayari ukumva inyuma hari ibibaraga byinshi ukumva ntujwe utazi iyo bivuye bikumvira kusatira. Ibyo ni ibimenyetso byo bitari inzozi ariko bigaragara kwinjira mu nzu. Ibyo bintu noneho ndumva byanakwica byakubwira ngo mbuga nta modoka ihari kandi ihari nta majwi abagusunika hari agutwara ibyo bintu byose cyane cyane ukenyuke genda nta kibazo genda kora ibi
none ukumva usa nkaho ufite ibintu bibaraga bikuri inyuma ariko bibaze kugira ngo uvuye hanze ugiye kuzana nk'igitunguru mu nzu kandi uratetse wagera ukibagirwa ikikujyanye mu nzu. Bibaho yanze umwana bajyaga batuma bakabimusubiramo ibintu bamutumye, yagera kuri botike akagaruka ngo harya waruntumye iki. Botike gusa n'abantu bakuru ahubwo aragenda shukwagira gahunda wari ufite n'ikintu urimo ukora, uri mu kazi, uri mu activity, ariko then ugiye mu kintu ubwonko burahanaguritse burundu. Nunateka kwagira ko yanatetse, ariko hariho no dayimoni atera akibagirwa ko umwana bari ku ishuri, abanyeshuri batashye kagomba kujya kumufata, kandi uzi ko umwana aryohuta akwiye kumwibagirwa. umuntu ugeze aho kwibagirwa umwana rwose wakwira amasengesho y'umwihariko. Oya, ntabwo ari wenyine, n'ibindi byinshi urabyibagirwa. Birumvikana. Ubusa kutarumva umugabo ujye mu modoka kandi atari n'ibibazo akanirwa kumviramo ahaviramo gatoroma yagira nk'ibugesera harya twarenze igahanga ko naviragamo Kicukiro. Ibi ni ibimenyetso byerekana ko uri under attack, uri munsi y'ibitero, ariko bigambiriye kukwambura amahirwe n'ahazaza h'ubuzima bwawe, bikujyana mu cyerekezo kitari cyo. Ijambo ry'ihumure kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwari mu maso yanjye hagakomera. Ibi byose tubimarwa n'iki? No gusenga. Igihe cyose ubyutse ukarota izo nzozi, ugize amahirwe ukazirota, hita ugikanguka ako kanya, usenya izo mbaraga mbi, vuga uti mu izina rya Yesu uyu mwuka ushaka kuntwara ibyanjye ndawuhagaritse. Yego. Kandi uruzi bigarutse inshuro nyinshi. Niba hari ikintu wari ugiye gukora, tondemo gake, banza umenye amakuru. Banza umenye iki? Amakuru. Witonde. Wikuruta gusezera mu kazi ngo mbonye kandi utaramenya ibyo ari byo. Ibyo ngomba bo kubisobanukirwa. Nukwanga ibyo rumwe mu byo wambazaga, ndumva hari ngushubije, kandi shubije nawe kuri kimwe bw'Abera Ministries, abamaze kwiyandikisha turabakunda, n'abatabikora turabakunda, bose bahabwa umugisha n'Imana. Ntago ndakurekura. Ndacyafite akantu kuri kuko ikintu cy'inyenyeri abantu bakibajijeho kenshi. Ndagira ngo nkubaze utu tubazo dukurikira mushumba. Okay. Inyenyeri tubonye ko ari ubuzima, tubonye n'inzozi ushobora kurota ukamenya ko hari uwayitwaye cyangwa se ishobora gutwarwa. Ni gute noneho, sinzi nimba wazabitubwira ubutaha, wayigaruza ikongera ikaka? Nabisobanuye, ariko nabwiye ngo nuko nozuro tugiye tusenga Imana usenye ibyo bintu. Kabiri, egera abakurusha imbaraga mu gusenga, bakugira inama. Ashobora kubajye, ashobora kuba undi, ashobora kubutekereza, kuko buriya twese hamwe kuvugira inama hano kuri kamera ntabwo turwana n'ibintu bimwe. Icyambere nkurikire, hari abibwe ariko hari n'abayitangiye. None se ubwo wayitangiye n'uwayibwe babagira inama imwe? Mungu warabwenga aragukunda, urangije umufungurira amarembo, arinjira, ahora yitangiye, aguteye inda, aragutaye. Ubwo warayijimije cyangwa warayitangiye? Turabagira inama zimwe se? Ntabwo ari zimwe. Washatse urugo rumeze neza, urangije ntiwita kubo mu bantu, uri umugabo, uratererana umugore, uratererana abana, uratererana iki, barakwanga, divorce iraza. Ese koko barayibye, barayitwikiriye cyangwa barayirekuriye? Baguhaye akazi, ntiwagenda ngo ubinyangamugayo mu kazi, barakwirukana. Barayibye, barayitwikiriye cyangwa barayitangiye? Twabagira inama zimwe se? Nebyo nasobanukiwe. Iyibwe nuko hari abadayimoni bapfumu na za kana zo mu muryango, uwo ngo uzamugira inama n'uwagiye akayexpose. Kuki bageze kwa Herodi kazima, bava kwa Herodi kaka? Nko yari iri mu bari mu mwanya utari yagira. Rero hari abantu usanga bafite imitekerereze yo kumva neza ko ngo abakoreba nanyumva, ariko n'ubundi kuko nyine ngo Imana ntiyabishatse, ngo ntiyabikeneye, ngo nuko byagenye kuba nyine, ngo ntacyo ngo upfa kizamu ubwami. Rero hari abarangara ikagenda, hari n'abatwikirwa n'amateka mabi, hari n'atwikirwa n'impamvu yaho uvuye. Abana bangahe barafite ubwenge mu ishuri,
base banze kwishyurira kera abana bakabura ishuri ngo mwana wanjye igira ahangaha umwuga no guhinga ibindi niki yari uwa mbere mu mibare ariko bakamusakaza imyenyera akajugunya mu nkaho ngaho n'abana bangaye bafite avenir bakaza kuba imfubyi bakabura support zikwiriye ko buryo imfubyi ntihabwa ukurera ntiyaguha nk'uwo mwana we urumva icyo bigaragara ku buryo usanga kwiga bivuze banyumva hari abantu bajya kwiga babanje kujya kuvoma no kwahirira inyana no kugira gute mu gihe abandi babyutse bashyiramo inkweto ngo cyayi bagenda uwavyukiye asohoye ingurube agiye kuvoma abanje gukora ya mirimo agaterura yakaye afite mu mutwe hari fresh n'uwabyutse bamuha icyayi cyangwa bamukara akaraba agenda ntatavunitse agabari bamwe barafata kimwe wose ni wishimije cyangwa namakuba y'ibyago yaciyemo aho niyo mpamvu tugomba kugira inama umuntu mu rwego rwe icyo yakora ariko ibikwiriye ukibirota senga ikindi cya kane giheruka nta mpamvu yo gucika intege biracyashoboka uzi ko siroga yo kumwe bw'abera minisitiri zivuga ngo cyo udashoboye no kwihamba gusa twapfuye ibindi byose bigira gute birashoboka kandi icyo ushoboye ukikorera cyo udashoboye giharira Imana ariko ntuzizere ko hari muzakorera icyo udashoboye umuntu yagusapotinga once yagusapotinga inshuro zirindwi icyawe uragiharanira kandi ukakigeraho yego Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu amen.